zo zikongera zikihuta ngo interineti akadomo Airtel. Nurangiza uze ukande hano handitse OK. Nurangiza uragaruka hariya hejuru hari ubukoni butatu iburyo, reka mazuminge kugira ngo uhabone. Hano hejuru uraza wakande, nurangiza uhita ujya hariya handitse ngo save. Uraza kano kantu k'akadomo ukimuriremo hano wakoze. Urabona ko na network zari zibuze ariko zihise zongera. Muraho neza bakunzi ba YouTube channel yitwa XY Menya, ikaze nanone muri no video nziza cyane naguteguriye setting ebyiri zagufasha mu gihe wabuze internet, mu gihe uri kujya kuri internet ukabona connection ziranga ziracikira, mbese ibintu birakugoye. Ese ni gute wabigenza kugira ngo icyo kibazo gikemure? Uraza hano muri application ya setting. Numara kugera kuri application ya setting, uraza hano handitse ngo network and internet. Reka mazuminge neza kugira ngo wabone. Hano handitse ngo network and internet, hanyuma uhemeze. Nurangiza uratuza hano handitse ngo internet. Hano habanza uhemeze. Numara kuhemeza barakwereka hano kuri simukadi yawe uri gukoresha. Twe turi gukoresha simukadi ya Airtel, ubwo nawe simukadi ifunguriyeho internet niyo iri buhitiza hano habanza nkuko uri kuhabona. Uraza hano iburyo, reka mazumingo habone. Hano iburyo ku kamenyetso ka setting uraza uhita ugakandaho. Numara kugakandaho urahita ubona page imeze uku nguku. Urahita umanuka hano handitse ngo preferred network type. Ahangaha niho uri buze ukahakanda, hanyuma bakakwereka ibimeze uku nguku. Wowe ikintu uhita ukora, uraza uhitemo hano handitse ngo 4G, 3G and 2G. Hano hejuru icyo nakubwira nuko ahangaha uba ugomba kuhahitamo, ariko kubera ko hari telefone zifite na 4G only. Niba telefone yawe ifite handitse 4G only ni sawa cyane, niho wakanda. Ariko niba telefone yawe ibigaragaza uku nguku 4G iri kumwe na 3G na 2G, ugomba kuwakanda. Hano hantu rero ibanga ririmo nuko iyo connection zanza rigiye connection ziza zikijyana kuri 2G kandi waremeje hano. Wowe ikintu uhita ukora rero, uraza ugakanda hano handitse ngo 2G only. Warangiza connection zigasa nk'izibura, ugahita wongera ukagaruka ukongera ugasubiza kuri 4G, 3G and 2G automatic. Ahangaha iyo wahemeje rero nta kibazo cya connection wongera kugira. Reka mbizuminga urebe. Uri kubona ko hariya hejuru muri network hongeye hakazamo kariya kantu kagaragaza ko turi gukoresha internet yo ku rwego rwo hejuru rwa 4G Lite. Nkuko uri kubireba urabona ko ikibazo cya network tuba twagikemuye, connection zikongera zikihuta. Ubu rero ni uburyo bwa mbere nari naguteguriye wakoresha kugira ngo wongere umuvuduko wa internet yawe. Nanone hari ubundi buryo bwa kabiri wakoresha mu gihe ubona internet iri kugenda gakeya. Ko rero wabigenza ute? Nanone uraza kuri no application yitwa setting, ujye kuri internet hamwe twanyuze mbere, ugaruka hano kuri internet hejuru, ujye hano iburyo twari twanyuze. Nurangiza uhita umanuka munsi hano hanyuma handitse ngo access point name. Aha uraza wakande. Urahabona akantu kameze uku nguku. Niba uri gukoresha simukadi ya Airtel cyangwa se simukadi ya MTN iyo ariyo yose uri gukoresha, biraterwa na simukadi. Ibyo uri bubone hano si byo usanga mu yindi telefone. Ariko wowe ikintu uhita ukora, urahita uza hano hejuru, reka mazuminge. Hano hejuru hari akamenyetso ko guteranya. Uri kukabona kano kamenyetso ko guteranya, uraza ugakandeho. Nurangiza uhita uza hano handitse ngo name. Uraza wandike ngo, niba uri gukoresha Airtel urandika ngo Airtel Rwanda. Niba uri gukoresha MTN naho urandika ngo MTN Rwanda. Niba uri mu kindi gihugu urashyiramo izina ry'iyo simukadi uri gukoresha. Reka twe dushyiremo Airtel Rwanda. Hano munsi
naho uraza uhemeze ushyiremo ibi ngiye kukwereka. Hano handitse ngo APN, uraza wandikemo ngo internet akadomo, niba uri gukoresha simukadi ya Airtel kuri internet nyine uraza wandikemo ngo internet akadomo Airtel. Niba ari MTN wandike ngo internet akadomo MTN. Niba ari indi simukadi uri hanze naho ushaka kubikoresha urandika ngo internet hanyuma ushyireho name y'iyo simukadi, Ibi rero iyo wabikoze rwose konegisiyo ubu zihutishije zibasha kongera kwihuta, umuvuduko wazo ukaza uri hejuru. Ahangaha iyo wahemeje rero nta kibazo cya konegisiyo wongera kugira. Reka mbizuminga urebe, uri kubona ko hariya hejuru muri network hongeye hakazamo kariya kantu kagaragaza ko turi gukoresha internet yo ku rwego rwo hejuru rwa 4G Lite. Nk'uko uri kubireba urabona ko ikibazo cya network tuba twagikemuye, konegisiyo zikongera zikihuta. Ngo internet akadomo Airtel, nurangiza uze ukande hano handitse OK. Nurangiza uragaruka hariya hejuru hari ubukoni butatu iburyo, reka mazuminge kugira ngo uhabone. Hano hejuru uraza wakande, nurangiza uhita ujya hariya handitse ngo save, uraza kano kantu k'akadomo ukimuriremo hano wakoze. Urabona ko na network zari zibuze ariko zihise zongera. Muraho neza bakunzi ba YouTube channel yitwa XY Menya, ikaze nanone muri no video nziza cyane naguteguriye setting ebyiri zagufasha mu gihe wabuze internet, mu gihe uri kujya kuri internet ukabona connection ziranga ziracikira, mbese ibintu birakugoye. Ese ni gute wabigenza kugira ngo icyo kibazo gikemure? Uraza hano muri application ya setting, numara kugera kuri application ya setting uraza hano handitse ngo network and internet. Reka mazuminge neza kugira ngo wabone. Hano handitse ngo network and internet hanyuma uhemeze. Nurangiza uratuza hano handitse ngo internet, hano habanza uhemeze. Numara kuhemeza barakwereka hano kuri simukadi yawe uri gukoresha, twe turi gukoresha simukadi ya Airtel, ubwo nawe simukadi ifunguriyeho internet niyo iri buhitiza hano habanza. Nkuko uri kuhabona uraza hano iburyo, reka mazuminge uhabone. Hano iburyo ku kamenyetso ka setting uraza uhita ugakandaho. Numara kugakandaho urahita ubona page imeze uku nguku. Urahita umanuka hano handitse ngo preferred network type. Ahangaha niho uri buze ukahakanda, hanyuma bakakwereka ibimeze uku nguku. Wowe ikintu uhita ukora uraza uhitemo hano handitse ngo 4G 3G and 2G. Hano hejuru icyo nakubwira nuko ahangaha uba ugomba kuhahitamo, ariko kubera ko hari telefone zifite na 4G only, niba telefone yawe ifite handitse 4G only ni sawa cyane niho wakanda. Ariko niba telefone yawe ibigaragaza uku nguku 4G iri kumwe na 3G na 2G ugomba kuwakanda. Hano hantu rero ibanga ririmo nuko iyo konegisiyo zanza, ari gihe konegisiyo ziza zikijyana kuri 2G kandi waremeje hano. Wowe ikintu uhita ukora rero uraza ugakanda hano handitse ngo 2G only, warangiza konegisiyo zigasa nk'izibura ugahita wongera ukagaruka ukongera ugasubiza kuri 4G 3G and 2G automatic. Ahangaha iyo wahemeje rero nta kibazo cya konegisiyo wongera kugira. Reka mbizuminge urebe, uri kubona ko hariya hejuru muri network hongeye hakazamo kariya kantu kagaragaza ko turi gukoresha internet yo ku rwego rwo hejuru rwa 4G Lite. Nk'uko uri kubireba urabona ko ikibazo cya network tuba twagikemuye, konegisiyo zikongera zikihuta. Ubu rero ni uburyo bwa mbere nari naguteguriye wakoresha kugira ngo wongere umuvuduko wa internet yawe. Nanone hari ubundi buryo bwa kabiri wakoresha mu gihe ubona internet iri kugenda gakeya. Ho rero wabigenza ute? Nanone uraza kuri no application yitwa setting, ujye kuri internet hamwe twanyuze mbere, ugaruka hano kuri internet hejuru, ujye hano iburyo twari twanyuze. Nurangiza uhita umanuka munsi hano hanyuma handitse ngo access port name. Aha uraza wakande, urahabona
akantu kameze uku nguku. Niba uri gukoresha simukadi ya Airtel cyangwa se simukadi ya MTN iyo ariyo yose uri gukoresha, biraterwa na simukadi ibyo uri bubone hano si byo usanga muri telefone. Ariko wowe ikintu uhita ukora, urahita uza hano hejuru, reka mazuminge, hano hejuru hari akamenyetso ko guteranya, uri kukabona kano kamenyetso ko guteranya, uraza ugakandeho, nurangiza uhite uza hano wanditse ngo name, uraza wandike ngo, niba uri gukoresha Airtel urandika ngo Airtel Rwanda, niba uri gukoresha MTN naho urandika ngo MTN Rwanda, niba uri mu kindi gihugu urashyiramo izina ry'iyo simukadi uri gukoresha. Reka twe dushyiremo Airtel Rwanda. Hano munsi naho uraza uhemeze ushyiremo ibi ngiye kukwereka. Hano handitse ngo APN, uraza wandikemo ngo internet akadomo, niba uri gukoresha simukadi ya Airtel kuri internet nyine uraza wandikemo ngo internet akadomo Airtel. Niba ari MTN wandike ngo internet akadomo MTN. Niba ari indi simukadi uri hanze naho ushaka kubikoresha urandika ngo internet, hanyuma ushyireho name y'iyo simukadi, name y'iyo simukadi. Ibi rero iyo wabikoze rwose konegisiyo ubu zihutishije zibasha kongera kwihuta, umuvuduko wazo ukaza uri hejuru.